icyo gihe umuntu wese wabaye muri icyo gihe arabyumva. Hari n'uwumvaga yapfuye mbere y'uko apfa, hari n'uwatinze kwakira ko akiriho akumva byanze bikunze yarapfuye. Ibyo bihe rero nibyo tugarukamo iyo twegereje iki gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, tuba twumva turi muri icyo gihe. Ibyo ni ibintu bizwi na benshi, abantu bose bakurikira iki kiganiro barabaye muri ibyo bihe barabyumva. Ndi umuntu wavutse mu muryango mugari pe, ba data wacu bakuru banjye benshi cyane. Hanyuma nyuma ya jenoside hari igihe natekerezaga ko ari jyenyine, cyangwa yewe n'umukecuru wanjye n'abashiki banjye nka babiri twari kumwe muri ya mbaga yose navugaga. Yewe jenoside yateguwe ndeba. Icyo gihe rero ntitwari tuzi ibitegurwa ibyo ari byo, twari tuzi ko ari abantu bazaza tukarwana tugahangana bikarangira. Ariko twaje kumenya ko iyo ubutegetsi bwahagurutse bugategura ikintu, bugatanga ibikoresho, bugategura abazagikora n'ibindi, kukirwanya ntabwo wowe nk'umuturage gikorerwaho wabishobora. Yego, reka tubahe ikaze kuri channel yacu ni Mugi Rwanda nk'ibisanzwe. Twizere ko rero aho muherere hose mukomeje kugubwa neza cyane. Turi mu minsi 100 yo kwibuka, ni iminsi twese twibukamo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Hanyuma rero uyu munsi turi kumwe n'umuhanzi kandi twese dukunda, kugira ngo tuganire ku ruhare rw'ubuhanzi, umuziki n'ubutwari muri rusange rero, kugira ngo dukomeze kwibuka no kubaka ejo hazaza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kuri nyako abantu bakwiye kubwirwa ku mateka yaranze igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu 1994 igihe habaga jenoside yakorewe abatutsi. Ndi kumwe rero n'umutumirwa wacu ni Philippe, muramumenyereye kuri Mugi Rwanda. Philippe, umeze ute? Meze neza, ndamukije abakunzi ba Mugi Rwanda bose. Yewe mvuga Mugi Rwanda ko mu bintu nkunda nihaye nk'inshingano harimo no gukosora ururimi rwacu. Rero njya mvuga ngo jewe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika nitwe twenyine tuvuga Rwanda neza mu ndimi zose. Abandi yo mugiye nko mu Cyongereza muvuga Rwanda, cyangwa abafaransa ngo Rwande, ibintu nk'ibyo. Ariko ubundi Rwanda ibikwiye kuvuga nka Rwanda igihe cyose, nkuko bugingo bidahinduka na Rwanda ntikwiye guhinduka. Waruvuze rero ibirebana n'ubuhanzi n'ibyondo, umuhanzi w'indirimbo z'ikinyarwanda abandi bita gakondo. Tukaba rero tugira ngo tuvuge ku bintu birebana n'iki gihugu cyatakaje. Twavuga ngo icyo u Rwanda rwavukijwe n'amahano ya jenoside yakorewe abatutsi, ku birebana n'umuco n'ururimi n'ubuhanzi muri rusange. Yego, urakoze cyane, kwanza urakoze cyane kwemera kuganira natwe kuri uyu munsi. Ariko wenda mbere na mbere nabanza nkubaza ikibazo, mu by'ukuri niki igihe cy'icyunamo gisobanuye kuri wowe nk'umuhanzi? Nabanza kuvuga mbere na mbere nk'umuntu wacitse ku icumu ryakorewe ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Ndi umuntu wavutse mu muryango mugari pe, ba data wacu bakuru banjye benshi cyane. Hanyuma nyuma ya jenoside hari igihe natekerezaga ko ari jyenyine, cyangwa yewe n'umukecuru wanjye n'abashiki banjye nka babiri twari kumwe muri ya mbaga yose navugaga. Nyuma tuza kubona bake bongera bagaruka, ariko tugira amahirwe dusanga twarokoye urubyiruko. Ubu ngubu twongeye kwiyubaka, turi umuryango mugari. Ariko noneho nk'abandi banyarwanda bose, iyo bigeze muri iki gihe ari ukuntu wumva wasubiyeyo. N'ikirere, buri kintu cyose ubona kikwibutsa icyo gihe, kuko buriya jenoside ni ikintu gikomeye cyane. Tekereza nawe kuba umuntu akwirukankana ngo akwice,
iyo uzi kuhungira ahantu runaka uba wumva ufite icyo cyizere ko numurusha intambwe cyangwa bari abantu nuvuza induru bakagutabara ntacyo uba ukibaye. Ariko noneho reba iyo abikora abyemerewe, ahubwo abakagutabaye aribo bamushishikariza kubikora. Icyo gihe umuntu wese wabaye muri icyo gihe arabyumva. Hari n'uwumvaga yapfuye mbere y'uko apfa, hari n'uwatinze kwakira ko akiriho akumva byanze bikunze yarapfuye. Ibyo bihe rero nibyo tugarukamo iyo twegereje iki gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, tuba twumva turi muri icyo gihe. Ibyo ni ibintu bizwi na benshi, abantu bose bakurikira iki kiganiro barabaye muri ibyo bihe barabyumva. Utari uhari rero nicyo tubereyeho tugira ngo ni nayo mpamvu kwibuka bibaho. Iki kintu ni ikintu abantu bamwe barwanyije bashaka ngo ubundi igihe bahereye bibuka barekeye. Ibyo bizamuye. Ikindi, hari umunyapolitiki umwe wigeze kuvuga atyo, kandi nawe wari warabaye muri politike yo kurwanya abateguraga Jenoside, ariko irangiye ahita agaragaza ko ngo atumva impamvu abantu bahora bibuka hari hatarashira n'imyaka 2. Ariko icyaje kuntangaza nuko nyuma hashize nk'imyaka 10 bamubajije kubirebana n'umuryango we waba warapfuye, ararira ararira cyane. Ubwo yari yaragiye deja muri rwa ruhande rw'abantu batavuga rumwe n'ubuyobozi bwacu bw'igihugu cyacu. Numvise mvuga nticyamushyikiriza ngo mwibutse kiriya gihe, avuga ngo ariko ngo abantu bazahora muri ibyo. Twe rero twasanze ari ngombwa, ngira ngo bibaye birebera, ariko wambaza guti wiyumva ute? Uko niyumva nubwo biba atari byiza, ariko numva iki gihe gikwiye kugaruka koko kikaba ingaruka mwaka, kuko gituma tuzirikana ibyabaye, tukongera tukabyibutsa abana tubyara. Ariko ni n'intwaro, imwe mu ntwaro zikomeye ituma ibi bintu byabaye bya Jenoside bidashobora kongera kubaho. Reka tubwire abanyarwanda badukurikiye kwihangana bagakomera muri iyi minsi. Ntago iba yoroshye, aba ari iminsi idasanzwe. Hanyuma se mubona umuziki muri rusange uyu nguyu wo kwibuka hari icyo ufasha abanyarwanda mu gushyira ibikomere ndetse kwiyubaka no kugarura icyizere muri rusange? Muri rusange ubundi mu Kinyarwanda tuvuga icyunamo. Ubundi kera umuntu iyo yapfushaga, nako n'ubu mu mfu zisanzwe zitari izi za Jenoside yakorewe Abatutsi, abantu bajya mu cyunamo. Icyo ni igihe cy'akababaro nyine, bakavuga kuri nyakwigendera, bakamuganiraho, bakarira. Usibye ko mu Kinyarwanda burya mu muco usanga ibintu byo kurira babihisha cyane, badashaka kubyerekana, ariko twaje gusanga ari ngombwa. Hanyuma iyo icyo gihe kigeze, habaho icyo bita kwera. Kwera ni ukuvuga ngo wa muntu turamushyinguye, ikiriyo kivuyeho, ubu noneho tugiye gusubira mu buzima busanzwe. Natwe rero ibyo niko tubikora, ariko noneho kuko nyine rwabaye urupfu rwahitanye abantu benshi kandi urupfu rudasanzwe, ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwasanze ari ibintu bikwiye kuba ingaruka mwaka, kugira ngo icyo gihe cyose kigeze twibuke ayo mahano yabaye, cyane cyane harimo kumenyesha abato ibyabaye. Ariko nk'uko nari maze kubivuga, inkingi ya mbere ni ukugira ngo bitazongera, kuko amayeri yakozwe bijya kubaho bitegurwa, ayo ngayo ashobora kongera kubaho, abatari bari icyo gihe ntibamenye ibyo ari byo. Ariko iyo twibuka tukabivuga, iyo abonye uzanye ibyo bintu nyine aravuga ati uyu nguyu arashaka gukurura bya bindi. Ubwo ubutegetsi nabwo ubuyobozi buba buhari bugakumira icyaha kitaraba. Yego, warukomoje ku rubyiruko, cyane cyane muri ibi bihe byo kwibuka urubyiruko ubusanga ari rwo rushishikarizwa kujya kumva amateka yaranze u Rwanda. Nawe uri umwe mu bashyigikiye ko aya mateka, nk'uko urubyiruko rwiga amateka ya za Empire, za Mali, za hehe hose, nawe ushyigikiye ko aya mateka yajya mu nyigisho amashuri atanga mu ishuri? Cyane rwose, niba byakundaga ahubwo buri wese akabyumva nk'uko mbyumva. Kuko ubundi uribaza, ubundi se andi mateka kuki yigwa, kuki biriya byose tubyiga?
ibi bintu rero nabyo bikwiye kwigwa, cyane cyane ko jyewe sindeba kuri byinshi birebana n'inyigisho n'impamvu zitegurwa, simbitindaho cyane, ariko nkubiye kuri icyo kintu kirebana na jenoside. Jyewe jenoside yateguwe ndeba, icyo gihe rero ntitwari tuzi ibitegurwa ibyo ari byo, twari tuzi ko ari abantu bazaza tukarwana tugahangana bikarangira, ariko twaje kumenya ko iyo ubutegetsi bwahagurutse bugategura ikintu, bugatanga ibikoresho, bugategura abazagikora n'ibindi, kukirwanya ntabwo wowe nk'umuturage gikorerwaho wabishobora, keretse haje indi leta cyangwa abandi bantu bafite imbaraga zirenze izawe bakakirwanya bakagitsinda. Ibi rero ni ibintu biba bikwiye kwigwa kugira ngo n'ikindi gihe nk'uko nari maze kubivuga, uzabona birimo bitegurwa azamenye ngo ni bwa bugizi bwa nabi butangiye kongera gutegurwa kandi bukwiriye kurwanywa n'isi yose, kuko jenoside byaragaragaye ko ari ikintu kigira ingaruka ngira ngo zihoraho, niko navuga. Nawe urabibona, n'uyu munsi hari umuntu ushobora gusanga yarahahamutse kandi ataranabonye jenoside, ariko aho yavukiye yabuze umurera, yabuze umuhana, yabuze umuhaye ibyo yarakwiye kuba ahabwa, kuko abakabihawe abakabimuhaye bazize iyo jenoside. Niyo mpamvu rero icyo ari ikintu gikwiye kwigishwa kugira ngo abantu bose bakure bakizi, bazi ububi bwacyo, bakirinde. Rero ngira ngo dusa nk'abatandukiriye, waruvuze ku birebana n'ubuhanzi, nabyo wenda tubivugeho. Yego, impande zose tugomba gukorayo ko ni amateka by'umwihariko y'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange, ko twese ano mateka adukoraho. Hanyuma rero niyo mpamvu tugomba kuyavugaho, tukavuga no ku rubyiruko nk'imbaraga z'igihugu, kuko twabonye ko muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 umubare munini rwari urubyiruko rwijanditse muri ayo mahano. Rero n'uyu munsi niyo mpamvu urubyiruko tugomba kurwitsaho, tukarwibandaho kugira ngo rumenye byinshi. Warugiye kumbwira nk'umuhanzi noneho. Naho bihuriye ibyo nabyo ahubwo n'ubuhanzi, musanze nabyo wa mugani bifite naho bihurira cyane. Buriya ugiye kureba abantu bakurikira inyigisho z'abahanzi, bya byishimo batanga, niko uyu munsi muvuga ngo babahaye ibyishimo, urubyiruko nirwo rubyisangamo cyane. Mu gihe rero cya jenoside yakorewe abatutsi, hari abakoresheje iyo turufu y'ubuhanzi bashishikariza urubyiruko kwijandika muri iyo jenoside, na mbere y'uko iba babiba urwango kugira ngo icyo gihe nikigera bazakora icyo cyaha bumva koko abantu bahohotera, abantu bica bakwiriye kuba babica. Urumva ubuhanzi bwarakoreshejwe cyane, ariko icyo wari wambajije mbere ahubwo nicyo u Rwanda rwatakaje, ibyiza u Rwanda rwavukijwe na jenoside yakorewe abatutsi. Nakundaga kumva indirimbo cyane, ntabwo nari nzi ko wenda biva ku mpano y'ubuhanzi yari iri muri jyewe. Abo numvaga icyo gihe rero ntabwo bari abasaza, bari batoya, barimo abitwa ubwo ndavuga abazize jenoside yakorewe abatutsi. Rugamba we yari akuze birumvikana, ariko harimo nka Sebanane, harimo abitwa ba Landres Landwar, Cassian na Bizimungu Dieudonné n'umugore we w'Imbabazi Agnes. Abo bose ni abantu bari mu myaka navuga ko bari bakiri bato rwose. Nibo rero twari dufite nk'abahanzi. Kubabura rero hari icyo twahombye. Urumva bari abantu bakunda umuco. Abo bantu bose mvuze ni abantu baririmbaga mu Kinyarwanda. Ngiye navuga ko gukunda ururimi rw'Ikinyarwanda arimo mbikomoraho. Nibo numvanaga amagambo y'Ikinyarwanda avugitse neza. Urumva iyo umuntu kera, ubuhanzi bwa kera bunyuranye n'ubwo tujya twumva ubu, umuntu agira gutya agakoresha amagambo asanzwe, ndetse amwe anateye isoni, hahandi wumva utatinyuka no kuyumvana n'umwana wawe. Ariko kera wasangaga bakoresha amagambo meza ateguye neza y'Ikinyarwanda cyiza, kandi noneho nibyo baririmba ugasanga barashishikariza abantu ubutwari, barashishikariza abantu urukundo, ubunyangamugayo, ibintu nk'ibyo. Kuba rero twarababuze icyarimwe mu buryo
navuga ntabwo twavuga gutegurwa ko n'ubundi ntawari gutegura ibintu nk'ibyo, ariko kuba baraburiye rimwe bose bakagendera igihe kimwe, murumva icyo cyuho cyabaye. Hahise habaho icyuho ku buryo mu gihe igihugu cyiyubakaga nta bandi bahanzi twahise tugira bashobora guhita bakomeza kuba bashishikariza abatoya ibyabo badushishikarizaga. Habayeho rero cya gihe nakwita icy'icyuho, ubwo abayobozi izi ntwari zarwanyije jenoside zikanayahagarika, mu byo baburaga kugira ngo leta yongere ibeho, ibe nzima, igire ubuzima, hariho n'ibyo bintu by'imyidagaduro. Ndabyibuka nibwo hinjiye abantu benshi baturukaga hanze bakajya gukora ibyo bita amakonseri, rimwe na rimwe baririmba n'indirimbo tutumva, kugera ubwo natwe tuzamutse noneho tujya muri icyo cyuho. Wenda uyu munsi nibwo tutangiye kugenda tukiziba. Ubu hariho abahanzi beza kandi baririmba koko ibintu bigarura ubuzima. Hagati aho ariko icyo gihombo twarakigize, twatakaje abantu bashishikarizaga abantu ubupfura kandi baririmbaga mu rurimi rwacu rwiza twifuza ko rukomeza kugira ireme. Icyo cyuho rero cyarabaye, ndetse niyo mpamvu rwose nifuza ko, ngira ngo bibaho, hari abantu, abashakashatsi bamwe bagiye bashaka amazina y'abo bantu bayashyira hamwe kugira ngo igihe nikigera tujye tubibuka nk'abahanzi batanze umusanzu mu gihugu cyacu, bari banagerageje bamwe na bamwe kwamagana ibyategurwaga ababashaga kubibona. Urumva rero ko jenoside ni ikintu gihitana ibintu byose, ibifite ubuzima ndetse n'ibitabufite. Abahanzi rero bagendeyemo benshi, ari ayo mazina amaze kuvuga, wenda hari nayo ntahise nibuka, ariko tuzagenda tuyibuka kandi tuzajya dusaba ko bazirikanwa mu buryo bw'umwihariko cyane. Hanyuma se nk'ubu ngubu wenda nk'urubyiruko uyu munsi rw'abahanzi, ni iki bakwigira ku mateka yaranze u Rwanda, by'umwihariko aya mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994? Icya mbere navuga, bafite amahirwe, dufite ubuyobozi bwiza rwose pe, butekereza ku bantu b'ingeri zose, n'urwo rubyiruko bakarutekerezaho. By'umwihariko hari minisiteri yitwa Minubumwe na minisitiri wayo rwose honorable minister aho ari hose salute. Ni umuntu ushakashaka yagera no kuri abo bahanzi akavuga buri wese ibye, ari n'abari yabashishikarije abantu gukora jenoside nabo akabavuga, akavuga inenge zabo, akavuga inkomoko zabo, naho atekereza ko baba barakuye iyo mico mibi. Hanyuma abeza nabo bagize ibyiza bakora n'abakabavuga. Rero urubyiruko ruriho ubu cyane cyane urufite muri rwo impano y'ubuhanzi. Ikiza dufite nuko abo bagiye, ariko ibyo basize biracyahari, koranabuhanga ryarabidusigiye, ryarabitubikiye, babasha kubyumva. Ikintu giye nabashishikariza kumva ni amahoro badushishikarizaga, ariko cyane cyane bakunda ururimi rwacu. Bariya abantu baririmbaga mu rurimi rwiza rwumvikana neza, bareke kuririmba ibi bintu bisigaye biza bya pompo n'ibindi tutazi. Abumvi bazamba barire, nta nshaka gutunga urutoki, ariko rwose umuntu wese witwa umuhanzi ajya abanza nahereze n'abandi avuga ati ni mu nyumvire ibi bintu, umuntu uzabyumva azabikunda. Yesu ubyumva ubundi birambwira iki? Bigishe urukundo, bigishe ubutwari, bigishe kubahana no kubaha ubuzima, kandi babikore mu kinyarwanda cyiza. Yego. Hari tujya tubona amahanga, ukabona amahanga agenda bigura intege mu kumva ko mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi. Hari ikintu umuziki ushobora kuba wafasha kugira ngo wenda babandi bapfobya bahakana jenoside, hari uruhare rw'umuziki mu kubibumvisha? Niba byari bitaranabaho, ahubwo icyo cyaba nawe ari igitekerezo tanze.
kuba amahanga agenda bigura intege ni bya bindi mu Nyarwanda bavuga ngo agaho akari ku wundi karahandurika. Ikindi kandi jenoside buriya ni umuzigo atari ku gihugu yabayemo gusa ahubwo ku isi hose. Baba rero banga guheka uwo muzigo utari uwabo, niyo mpamvu banga kwivuga kenshi. Ariko none habo bahanze cyane cyane bariya bakunzwe babaye impuzamahanga, bamwe bitwa ba international ariko atari ababyiyi rero b'amazina akomeye. Nari ndimo mvuga rwose icyo gitekerezo ahubwo bakigira icyabo. Yego, mu bintu bikunzwe kuko apfa kuba yaririmbye ibyo aririmbye byose usanga babyakira uko. Aho kugira ngo rero aririmbe ibintu bitagira icyo bisiga mu mitwe y'abantu, nabwira abantu amateka azi ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, yerekana uko yateguwe, ahinyuza abavuga ko itateguwe, hanyuma noneho ayamagane, asabe n'inshuti ze zose kuyamagana, asabe n'inshuti ze zose kureba abihishe hanze baba baragize uruhare muri iyo jenoside bafatwe, abakorewe ayo mahano bahabwa ubutabera. Ndatekereza ko abahanzi bafite izina rikomeye baramutse babyinjiyemo byagira umumaro. Muri iyi minsi nagiye kubona mbona hari ahantu hakiboneka imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo se cyaba ari ikibazo cyo kudatanga amakuru, cyangwa se ababaga aho hantu barahunze bagize uruhare muri jenoside barahunga, noneho amakuru arabura. Nyuma haje kubaho igikorwa cyo gusenya kubera ko aho hantu hari amanegeka, biza kurangira habonetse imibiri, ndetse haba umwe mu barokotse jenoside waje kubona umubiri w'umuntu we bivuye ku mwenda. Ku mwenda yabonye, urabona imyenda buriya ntabwo igipfa gusaza. Tukibaza muri iki gihe twibuka jenoside yakorewe abatutsi, mu by'ukuri nkawe uri mukuru, byakabaye kuba bikibaho ko hari abagihishira ahantu haba hari imibiri, cyangwa wumva se hakorwa iki? Habaye hari abagihishira birahari kandi birababaje, ariko nanone gutekereza ko abantu bose bazumva uko kuri bakareka guhishira byaba ari nko kwizera ibitangaza. Erega aba bantu bakoze icyaha cy'indengakamere, ibyo birazwi, ni icyaha cy'indengakamere kandi ingaruka zacyo nazo ni nini cyane. Nkubwije ukuri jewe siniteguye kuzumva ngo hari umwaka bizaba byararangiye ko nta hantu ushobora gutungurwa no kubona umubiri wazize jenoside. Birashoboka pe, hari uzahisha amakuru arinda apfa atayahishuye, kandi wenda akaba asigaye ari we wenyine waruza ayo makuru. Deja reba imyaka ishize 30 isaga, abatanga amakuru bagenda basaza bavaho. Ubwo urumva uwayahisha akarinda apfa, navuga ngo abageze ku ntego ye. Nihatagira umuvamo ngo avuge atari kuri ya muntu yari yarahisha amakuru none yerekanye ahishure, ubwo bizakomeza bityo. Ndibwira rero ko ibyo bimenyetso iyo mibiri tuzakomeza kuyibona kugera ubwo wenda izaba itagishobora kuboneka bitewe n'igihe cyashize, wenda nayo yarasibanganye. Rwose icyo kintu kirumvikana. Ariko nanone ntitwabura gusaba abagifite umutima no kubatinyurerega bibamo, kandi ntacyo ubuyobozi butakoze ngo batinyure, cyane cyane abafungiye mu magororero nibo nibura bajya bapfa gutinyuka. Sinzi niba ari ugutinyuka kundi ari ubutwari bundi, cyangwa ari uko ababona n'ubundi ari hariya yandi mahitamo. Ariko nibura iyo babigaragaje, ndakumenyesha ko n'uyu munsi y'umuntu abonye we yumva aruhutse nubwo hashize imyaka yose. Kandi uramumenya pe nk'umwenda, nk'ubu nkanjye abonzi twari kumwe mbabonye nshobora kubona umwenda nkavuga nti uyu ni kanaka. Kera twe turi kuvuga ku bijyanye n'imibiri, imibiri ikiboneka kugeza na n'ubu mu gihe hashize imyaka
gihe hashize imyaka igera muri 32 twibuka jenoside yakorewe abatutsi, kandi twaragiye dushishikarizwa gutanga amakuru aho tuzi haba hari imibiri yabaze jenoside, dutanga ayo makuru, ariko kugeza na n'ubu tukaba tukibona iyo mibiri. Biri guterwa n'iki? Yewe navuga ngo biterwa n'impamvu nyinshi, ariko icya mbere simbaciye intege, ariko sinahamya ko hazagera ubwo tuvuga ngo birarangiye ntabwo tuzongera kubona umubiri. Bizakomeza kugera ubwo ubwayo izabura nk'uko igihe kigenda gishira, ikagera ubwo itagishobora kuboneka, kubera ko hari abafite imitima yinangiye badashobora rwose gutanga amakuru kandi ari bo bayazi. Urumva umuntu wirukankanwaga kubitwa yawe uwapfuye akazuka, wa mugani siwe wamenya neza aho ibyo bintu byabereye kurusha uwabikoraga. Uwabikoraga rero kubera ko afite no guhakana ko atari we, urumva ntabwo ari we wahaguruka ngo ajye, keretse nyine abo bemeye nibo batumye tubasha kubona iyo twashoboye kubona yose. Nindi gishobora kuboneka byo hari igihe igaragazwa. Ubu ngubu sinzi niba hari n'abantu bagitanga amakuru, ahubwo bayatanga iyo berekanye, baberetse ko bayahishe, nibwo atangira akavuga ati nibyo koko ibi n'ibi. Rero ibyo rwose abacitse ku icumu nabakomeza, tuzabyihanganira nk'uko twihanganiye n'ibindi byinshi. Aho tuyibonye tuyishyingure turuhuke, ariko ubwo iyo itazaboneka nuko nyine ni zimwe mu ngorane, ni zimwe mu byago, navuga ingaruka z'ibyago bikomeye bya jenoside yakorewe abatutsi. N'ahandi hose jenoside zabaye birazwi ko zisiga ingaruka zitajya zirangira burundu. Wowe uri umuhanzi, byanze bikunze hari n'igihe muri iki gihe tuba tugezemo nawe kigukora ku mutima. Hari igihe, hari wenda nk'umushinga waba urimo gutegura muri iki gihe tukiri mu minsi 100 yo kwibuka? Nafasha nk'ababikora, ariko buriya jyewe imiterere yanjye ndi umuntu udakomeye cyane kuri urwo rwego, n'ubuhamya buriya iyo mbuvuze ntabwo mba niteguye kuburangiza. Noneho ikintu kirebana no kuririmba cyo burya gikora ku mutima cyane. Iyo rero ngize amagambo mvuga arebana nk'umuhanzi rwose binzamo, ndanabyandika. Mfite umushinga w'igitabo amasura y'abacu, kuko ubugewe iwacu mu muryango nijye muntu wabashije gukusanya amafoto y'abantu bene wacu bagiye nyine, ariko nibura ifoto yatakaye. Hari n'izo naguze amafaranga menshi, nza gusanga naranaziguze ahubwo n'abicanyi babishe. Birambabaza cyane, ariko ndavuga nti ntacyo, nibura narazisigaranye. Ibyo rero kwandika nabikora, ariko kuririmba mu ruhame n'ababeshyi ntabwo nabishobora, kuko nanjye ntabwo nkomeye ku rwego rwo kuba navugira imbere y'abantu benshi mvuga ibirebana n'amahano ya jenoside. Ndi umuntu bikoraho cyane, nkaba ntabasha kubikora uko abandi. Nabonye rero hari ababishobora rwose, twafatanya mu birebana n'ururimi rwiza, Kinyarwanda kiza kivugitse neza, mu buhamya bazi uko umuntu yabuvuga, ariko noneho mu byanditse, mu mafoto, aho ndimo, kuko inzibutso nshyigikiye ko zabaho imyaka yose y'ubuzima isi zabaho. Inzibutso za jenoside yakorewe abatutsi zikwiriye kuba ziriho kandi zibungwabungwa mu buryo bwose. Yego, hanyuma se ubona muri iyi minsi turimo kwibuka ari irihe somo rikomeye abanyarwanda muri rusange twakabaye kuba dukura mu by'umwihariko muri iki gihe turimo kwibuka ku nshuro ya 32? Urumva hashize imyaka 32 jenoside yakorewe abatutsi ibaye. Ni irihe somo rikomeye noneho dushobora gukura kuri iyi nshuro? Nigeze kubivuga ko tugira amahirwe, tugira ubuyobozi bwiza, ariko njya mbitekereza nkabibwira n'abantu bamwe nti nimutekereze nka leta yateguye jenoside, iyo itaza gutsindwa uyu munsi akaba ari y'igihari, byaba bimeze bite? Dushime Imana rero, kandi dushime n'ubutwari bw'inkotanyi. Hari abagira siroga ivuga ngo inkotanyi ni ubuzima. Icyo ndacyemera 100%. Zaduhaye ubuzima ndetse zibuha n'ababwamburaga abandi, ni nabo bajya bakerensa iryo jambo rimwe na rimwe. Isomo rero nta rindi, ni ukumenya ngo iki ni ikintu kiremereye, dukwiriye kubaha ubuzima bw'umuntu. Ubuhungabanyije gato si we wenyine uhungabana, ahubwo nawe ubikora hari igihe bizakugaruka.
kuko wenda uyu muntu uhitanye wenda ni muganga wari buzakuvura indwara cyangwa ni mwarimu wari buzigisha umwana wawe. Tugire rero isomo rusange nuko ubuzima bukwiye kubahwa, kandi tugira amahirwe yuko leta ibidushishikariza, by'umwihariko Minisiteri y'Ubumwe bw'Igihugu rwose irabikora ku buryo busesuye. Yego, reka ngushimire. Ndabashimye namwe mu Rwanda n'igihe washimye. Wakoze cyane kubana natwe rwose, ndetse no kwakira ubutumwa bwacu twaguhaye ukaza tukaba twaganira butumire ukaba wadusangiza byinshi cyane ku bijyanye n'iyi minsi tuba turimo yo kwibuka. Ni iminsi bitoroshye ku banyarwanda, ni iminsi kandi abantu basubiza amaso inyuma bakabasha kuba bareba amateka yaranze u Rwanda, kandi akaba ari amateka buri munyarwanda wese afata nk'isomo rikomeye cyane ku buzima bw'umunyarwanda muri rusange, aho abanyarwanda nyine bagomba kuvuga ko bitazongera kubaho ukundi. Yego, reka rero dushimire n'abari badukurikiye kuri channel yacu. Reka tunabashishikarize kuba bakora subscribe kugira ngo bajye bakurikira ibiganiro byacu dutambutsaho umunsi ku munsi, kandi nimba kino kiganiro ndetse n'ibindi biganiro tubagezaho byabanogeye, mwibuke gukora like, munabisharinge, mubisangiza abandi. Yego, babisakaze. Babisakaze kugira ngo ubu butumwa n'abandi bugira icyo bwakora ku mitima yabo. Dukomere twibuke twiyubaka.